Mwaramutse neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV yambi narimba kumbuye muraho neza bitewe naho muherereye yaba muri kumanywa cyangwa muri nijoro mwumve ko tubasuhuje ikaze niba uri mushya rero kuri iyi channel yacu kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuko ahangaha uzahungukira hanyuma we dusanganwe nawe ndakunezerewe kandi nkomeje kugusabira imigisha y'Imana kugira ngo ukomeze ugubwe neza. Mwibuke gukora share na comment kugira ngo ibi biganiro byacu bikomeze bigere ku bantu batandukanye. Uyu munsi rero nabateguriye kuganira ku nzozi, ubusobanura inzozi zigendanye no kubyara ndetse n'abana muri rusange. Kurota ubyara ni inzozi zishobora kuza ku mugore utwite cyangwa udatwite, zishobora no kuza ku mugore ufite umugabo cyangwa utamufite, yewe birashoboka ko zaza no ku muntu uri single cyangwa se utarubaka. Ibi ni ibintu byose ushobora kurota kuko burya inzozi zirigenga, biterwa n'impamvu, biterwa n'ikimana ishaka kukubwira cyangwa se biterwa na situation urimo muri iyi minsi. Egera hino rero usobanukirwe n'inzozi zose zerekeranye no kubyara ndetse n'abana muri rusange. Uburyo bwa mbere ushaka kurotamo umwana ni ukurota ubyara. Kurota ubyara ufite umugabo ariko ntabwo utwite, noneho ukarota ubyara. Ahangaha bisobanura ko ugiye guhura n'impinduka zikomeye mu buzima bwawe, ariko zikaba ari impinduka nziza cyane. Ni kuvuga ngo nubundi kubyara ni ikintu kiba ni umuntu mushya uba winjiye mu muryango, noneho warose ubyara ariko ntiwari utwite, ariko urota inzozi wabyaye. Ahangaha bisobanura ko ni imigisha mishya ugiye kwakira, ni ubuzima bushya, ni impinduka nshyashya. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe hagiye kwinjiramo ikindi kintu gishyashya. Niba ari mu kazi, niba ucuruza, niba ikintu cyose ukora, ugiye guhura n'amahirwe mashya kuko wakiriye umugisha mushya. Ahangaha ishimwe unezerwe kuko warose ibintu byiza. Ubundi buryo warotamo bwa kabiri ni ukurota ubyara kandi utarashaka, uri single noneho ukarota ubona wabyaye. Bisobanuye ko ugiye kunyura mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, ko nanone ni ikintu gishya kigiye mu buzima bwawe ariko kikugoye. Iki kintu gishobora kuba ari nk'amagambo, kwa kundi umuntu ashaka kuguteranya akagusebya ku nshuti zawe, ndetse urebye nabi hari inshuti ushobora gutakaza zumva amabwire kubera ko hari ikintu kiba kigiye kukubaho kibi, ugasanga umuntu akuremeye ikintu araguteranije, ugasanga bikugizeho ingaruka, yewe n'inshuti zawe urazitakaje kubera ko zitashishoje, zikagutakaza kubera ikintu cy'igihuha umuntu yagiyeho akaguhimbira. Iki gihe nurota ubyara kandi uri single, uzabigenzure cyane ubikurikirane ndetse unabisengere kugira ngo Imana igukurireho icyo kintu cy'ikigeragezo kibi kiba kigiye kuza ku buzima bwawe. Ubundi buryo warotamo ubyara ni ukurota ubyara ariko wazahaye cyane, bikabanza bikanga, bikabanza bikananirana, bikabanza byagoranye. Ahangaha biba bishatse kuvuga ko ugiye kubona umugisha cyangwa se ikintu cyawe kikuri imbere wenda gusingira, uzakigeraho ariko ukazakigeraho wiyushya kuye, wavunitse. Umva hahandi uvuga uti ndavunitse koko. Birashoboka ko abandi babigera mu buryo bworoshye, birashoboka ko abandi bantu babigeraho ku bintu byoroshye, ariko wowe iki kintu ukaba uzakigeraho wabanje kwiyuha kuya, wabanje kuvunika, wazengereye. Mbese ni ikintu cyiza, ariko kugira ngo uzagishyikire bizagutwara imbaraga nyinshi. Aha rero birasaba kwambara imbaraga, ugakomera, ukitegura guhangana n'icyo kintu cyaba gishaka kukuvutsa umugisha wawe, ariko amaherezo uzatsinda, wambara imbaraga. Ikindi kintu ushobora kurota mu buryo bwa kane, kurota ubyara umwana udashyitse. Ushaka kurota umwana udashyitse umubyara, ni kwa kundi ushaka kumubyara ari ku mezi 7, 8, igihe nyine kitageze, cyangwa se wamara no kumubyara muganga akakubwira ati uyu mwana ntabwo ashyitse, tugomba kubanza kumushyira muri couveuse kugira ngo abashe gukura neza. Ahangaha naho urumva ko ni ibintu bishyashya wari ubonye ariko ntabwo bishyitse. Bivuze ko mu mishinga yawe iri imbere
imishinga yawe uri imbere ushobora kutazayigeraho neza uko ubyifuza. Ni ukuvuga ngo biraba gushyiramo imbaraga, kandi wabona utazanayigeraho uko ubyifuza nabyo ukazabyakira, kubera ko urimo gutekereza imishinga ikurusha imbaraga, urimo gutekereza imishinga iruta ubushobozi bwawe. Birashoboka ko urimo kwipasa muremure, nicyo biba bishatse kuvuga. Ubwo rero bishaka ko wabikora ariko ukabikora igice, bikazarangira utabisoje neza nk'uko wabyifuzaga, kubera ko nyine wabyaye umwana udashyitse. Iki gihe uzarebe neza niba hari imishinga utegura, uzategure ihwanye n'ubushobozi bwawe kugira ngo bitazakwahagiza, kuko ahangaha kuba wari ufite umushinga runaka wumva ushaka kugeraho ariko ukarota wabyaye umwana udashyitse, ahangaha ni ukuvuga ngo hari ibizaba bikibura kugira ngo uyu mwana azabe yuzuye. Biragusaba rero guhindura icyerekezo. Ubundi buryo bwa gatanu ushobora kurotamo ubyara cyangwa se umwana, ni ukurota ubyara ariko ku buryo bworoshye, ukabona rwose wari utwite urabyaye, inda ntibanje kuguseririza, ubyaye neza, ubyaye mu buryo bwiza. Icyo gihe uzashima Imana, kuko ni inzozi nziza cyane, ni inzozi nziza. Bisobanuye ko ubuzima bwawe buri imbere ari bwiza cyane, kandi ko ugiye kwemerwa muri bagenzi bawe. Mbese paje y'ubuzima bwawe irahindutse, ugiye gusingira ikintu wari umaze iminsi utegereje cyiza gikomeye, kandi uzakigeraho bitakugoye, utabanje kuvunika, utabanje kuburabura. Ahangaha rwose ishima unezerwe, ndetse ukomeze ubisengere cyane kugira ngo Imana igusohoreze aya masezerano. Ikindi, ubundi buryo bwa gatandatu ushobora kurotamo umwana cyangwa se kubyara, ni ukurota ubyara ariko wabazwe. Igihe rero ubona warose wabyara ariko babanjeho kubagwa cyangwa se gukorerwa cesarienne mu ndimi z'amahanga, bisobanura ko ugiye guhura n'ikibazo gikomeye, ariko kizakemuka, ariko si wowe ubwawe uzakifashamo. Bizasaba izindi support, bizasaba ubundi bufasha buturutse hanze muri bagenzi bawe, ariko ntago bizaba bikoroheye. Ariko amaherezo bizagenda neza, nubwo bwose atari wowe uzabyifashamo ngo ubyikemurire, ariko bizagenda neza. Hanyuma kurota, mu bundi buryo bwa karindwi warotamo, ni ukurota ukuramo inda. Kurota ukuramo inda zo ni inzozi zitari nziza. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cy'ingenzi ugiye guhomba mu buzima bwawe, hari ikintu kiza wari utegereje, hari umugisha wari ugiye gusingira, ariko birangiye uwo mugisha uguciye mu myanya y'intoki. Nicyo biba bisobanuye iyo urose wakuyemo inda, bisobanuye ko hari ikintu cy'ingenzi ugiye guhomba, ndetse kikazagushyira mu bihombo bikomeye. Kurota mu buryo bwa munani, kurota witaye ku mwana utari uwawe, ukajya ukabona mu nzozi uri kwita ku mwana, uri kumuhindurira, uri kumureka, uri kumuguyaguya, kandi uwo mwana atari uwawe. Bisobanuye ko ugirira abantu impuhwe cyangwa se ubuntu, ukabatakazaho imbaraga zawe, ukabagirira neza, mbese ugasanga imbaraga zawe zose wazihariye iby'abantu, ariko wowe ntiwibuke kwiyitaho. Igihe bivuze ko rwose uba uri kuruhira abandi, nicyo bisobanuye. Akenshi wowe abo bantu ntago baba bakwitayeho, mbese uri kuruhira abandi, kuko uwo mwana yakabaye ari uwawe, uko twamaze kubona ko umwana ari umugisha. None urose urimo uramwitaho, umuguyaguye, umuhendahenda, nyamara si uwawe. Igihe ku iherezo umwana si uwawe, ibyo wamukorera byose uwo mwana si uwawe. Ngo urimo uraruhira ubusa. Niba hari ibintu wari umaze iminsi ukorera abantu, urimo uraruhira ubusa. Hindura icyerekezo, nawe wiyiteho ubwawe, witekerezeho, utekereze ku mishinga yawe, ureke guhora imbaraga zawe uzitanga ahandi hantu mu bintu bitazakugirira akamaro, kuko nyine uri kwita ku mwana utari uwawe. Ikintu uburyo bwa 9 ushobora kurotamo ubyara cyangwa se ku mwana, ni ukurota wonsa umwana utari uwawe. Ibi nabyo byenda gusa n'ubu buryo bwa 8, kurota wonsa umwana utari uwawe. Ubundi mu by'ukuri amashereka n'ay'umwana wawe, n'ay'umwana wabyaye. Iyo rero urose uri konsa undi mwana w'ahandi utari uwawe ndetse utanazi, bivuze ko imbaraga zawe nazo uba uri kuzitakaza hanze, uri gukora ibintu bitagufitiye inyungu. Niba uri umukozi ufite umuntu ukorera muri kampani ye,
nuvuga ngo umutakazaho imbaraga zawe nyinshi urazitakaza, kandi nawe wakabaye witekerezaho ukaba wakora ibyawe, wakora imishinga yawe ukiteza imbere. Nukuvuga ngo barimo kukunyunyuza kuko urimo konsa amashereka n'imbaraga n'imigisha, ni ibintu byiza byakabaye bikuzaho wowe cyangwa bigakuza umwana wawe n'izanzozi zawe, ariko urimo konsa umwana w'abandi. Nicyo bisobanuye. Nubona warose umwana w'abandi uzamenye ko hari ibyawe uri kunyagwa, hari ibintu byawe byakabaye bikubera byiza ku giti cyawe urimo guha abandi kandi byari bikwiriye kuba ibyawe. Hanyuma uburyo bwacu mushobora kurotamo umwana ni ukurota uteruye umwana utari uwawe, mwishimanye, wamwishimiye wumva umunezerewe. Ibi ngibi byo ni byiza, ndetse niba ujya unabirota Imana iguha umugisha, kuko bigaragaza ko uri umuntu utagira ishyari. Ni ukuvuga ngo unezererwa iterambere ry'abandi, unezererwa ibyiza by'abandi. Niba ubona warose uri kumwe n'umwana utari uwawe nyamara mwishimanye, urimo kumukinisha, agusekera nawe umusekera, bisobanuye ko nta shyari ugirira bagenzi bawe, bisobanuye ko wishimira iterambere ry'abandi, bisobanuye ko uri mwiza wishimira ibyiza abandi bagezeho. Nawe rero Imana ikumpera umugisha. Ubundi buryo bwa 11 ushobora kurotamo umwana cyangwa se kubyara ni ukurota undi muntu yabyaye. Umuntu ni inshuti yawe, uramuzi, cyangwa se n'umuvandimwe wawe ukamurotera yabyaye. Nabyo ni ibintu byiza cyane kuri wowe, bisobanuye ko mu buzima bwawe ugiye guhura n'ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bimeze nk'aho ari wowe uba wamubyaye, nubwo ubona ari undi muhande wamubyaye, ariko ibi ni byiza kuko ni wowe bizagirirwaho. Uba ugiye kugira umugisha mu bintu urimo gukora muri iyo minsi, cyangwa imbere yawe hazaza uba ugiye kugira umugisha. Tugeze ku buryo bwa 12, kurota umwana yapfuye, cyangwa se ukaba mu nzozi ukajya kubona ukabona umwana yapfuye, umwana utari uwawe. Gusa urimo uragenda cyangwa se urimo gukora isuku ahantu cyangwa bimeze bite, ukabona ubonye umwana yapfuye. Ibi ngibi bisobanuye ko ugiye guhura n'ibibazo, ariko nyuma ukazabyikuramo mu buryo bwiza bwa kigabo, witwaye neza. Ibibazo nubwo bihari, nubwo bikomeye, ariko uzabinyuramo kandi uhagaze neza. Noneho rero ahangaha kurota umwana wawe yapfa. Hano hambere wari urose umwana ubonye utazi yapfuye, ura n'ibibazo bikomeye, ariko noneho tugeze aho ubona umwana wawe bwite noneho ari we wapfuye. Nurota izi nzozi ni cyane, hari ikintu cy'ingenzi uzaba ugiye gutakaza. Ni ukuvuga ngo wari ufite ikintu cy'ingenzi wishingikirijeho, kuko burya umwana ni impano ikomeye kuruta izindi mpano zose Imana itanga muri iyi si. Kurota rero yapfuye ari uwawe bwite, bisobanuye ko ikintu cyawe cy'ingenzi mu buzima ugiye kugitakaza. Ahangaha uzasenge cyane, ntabwo biba byoroshye. Ubundi buryo ni ukurota ubona umwana, kurota ubona umwana w'umunyamahanga. Kurota ubona umwana w'umunyamahanga, ukabona umwana umurose mu nzozi, ariko si uwaho hafi, si wo mu gihugu ubamo, ukabona ni umwana w'umunyamahanga. Ibyo byose mu nzozi uzabyumva, niba ari umunyamahanga uzabibona. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni byiza, bisobanuye ko ugiye gutungurwa n'umugisha. Ntago wari ubyiteze, uwo icyo kintu nta wenda wigeze kugitekerezaho kera kirananirana, umushinga ukomeye wigeze utekereza kera urawuparikurananirana, ariko iki gihe nurota ibi bintu ukabona umwana w'umunyamahanga mu nzozi, uzamenye ko ugiye gutungurwa n'umugisha, n'ikintu utitegaga, utaruzi ko gishoboka. Ahangaha rwose biba bigiye gushoboka, ugiye guhura n'umugisha wawe utari witeze. Uburyo bwa 14 ushobora kurotamo umwana ni ukurota wabyaye umwana mwiza w'umukobwa. Ahangaha cyane bisobanuye ko ugiye kwakira imigisha myinshi cyane, witegure amahirwe gusa, kuko kurota wabyaye umwana mwiza w'umukobwa, umwana mwiza ku isura w'umukobwa, ni umugisha uba watashye iwawe, uzishizerwe.
Uburyo bwa nyuma bwa 15 kubyo twabakusanirije, mbibutse ko yari Star 204 TV, mukore subscribe rwose ndetse mukore comment na share kugira ngo tujye dukomeza kubana namwe mu biganiro byacu byiza. Kurota wabyaye impanga. Kurota wabyaye impanga bisobanuye ko ugiye guhura n'ibintu byiza, ndetse niba ari witeze kimwe ugiye kubona bibiri. Ni umugisha uri double, ni umugisha ukomeye. Nuvuga ngo nurota wabyaye impanga uzamenye ko Imana igiye kugukora surprise. Niba ari witeze ikintu kimwiza ugiye kukibona byikubye kabiri, icyo gihe uzishima unezerwe, unabisengere kugira ngo Imana ikomeze kubirinda. Mwakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka. Bye bye bye.